Ese wari uzi ko hari ibintu ushobora kuba wakoze uyu munsi kandi bikaba biri kwangiza ubwonko bwawe gahoro gahoro utabizi? Kandi ntabwo ari ibiyobyabwenge gusa wafashe, nta nubwo ari n'inzoga gusa wanyoye. Hari ibintu bisa nk'ibisanzwe dukora umunsi ku munsi, ariko ntitumenye ko ari byo bitwangiriza ubuzima. Kandi ikibabaje kurushaho ni uko ingaruka zabyo zidahita zigaragara, ahubwo ziza buhoro buhoro, kugeza igihe umuntu atangira kwibagirwa cyane, kutabasha kwibanda, cyangwa rimwe na rimwe bikongera ibyago byo kurwara indwara zifata ubwonko nka stroke. Reka uyu munsi turebere hamwe ibintu 10 abashakashatsi bagaragaza ko bishobora kwangiza ubwonko bwacu ndetse n'uko twabyirinda. Gusa wibuke ko ubwonko ari urugingo rugenzura ibyo dukora byose, nirwo rutuma dutekereza, twibuka, twiga, tuvuga, tunafata ibyemezo. Nubwo bimeze bityo, ni rumwe mu ngingo zoroshye kwangirika iyo tutabyitayeho. Reka dutangirire ku cya 10 tugera ku cya mbere, tuze gucikwa na kimwe kuko wasanga icya mbere ari cyo ukunda gukora cyane. Ikintu dusanga ku mwanya wa 10 rero, ku mwanya wa 10 turahasanga kudasinzira bihagije. Hari abantu bishimira kuvuga bati naryamye amasaha 3 gusa, ariko ubwonko bwo ntibubyishimira ibi bintu habe na gato. Mu gihe usinziriye, ubwonko bukora umurimo ukomeye wo gutunganya amakuru, gukomeza kwibuka no kwikuramo imyanda iba yarakusanyijwemo mu manywa, cyangwa se ibyo uba wiriwemo mu manywa nyine ukora. Nijoro nicyo gihe ngo ubwonko bubiproducinge, bubisukure. Iyo ibyo rero bidakozwe kenshi, ubushobozi bwo kwibuka no kwibanda buragabanuka cyane. Icyo dusanga ku mwanya wa 9 ni stress idashira. Stress y'igihe gito ni ibisanzwe, ariko iyo bibaye ibya buri munsi, umubiri ukomeza gukora imisemburo nka cortisol. Cortisol, iyo misemburo myinshi ishobora kugira ingaruka ku bice by'ubwonko bwacu, bifasha kwibuka ndetse no gufata ibyemezo. Niyo mpamvu umuntu ahora ahangayitse ashobora gutangira kwibagirwa ibintu byoroshye. Iyo ahora mu muhangayiko udashira, agomba kubyirinda niba nawe wari usanzwe ubikora, cyangwa se niba hari uwo uwegereye impande yawe ubikora uzi, mubwira byirinde. Icya 8 ni ukunywa inzoga nyinshi. Abantu benshi tuzi ko nyine kunywa inzoga zangiza umwijima, ariko zishobora no kugira ingaruka ku bwonko bwacu. Kunywa inzoga nyinshi kandi kenshi bishobora kugabanya ubushobozi bwo kwibuka, gutekereza neza no gufata ibyemezo. Cyane cyane ku rubyiruko rugenzi rwanjye, ni ngombwa kugabanya inzoga cyangwa se kunywa, ariko ntiturengere, kuko si ngombwa batubwiye ngo tunywe less kugira ngo ubuzima bwacu n'umwijima wacu burindwe, ariko n'ubwonko bwacu ni ingenzi. Icya 7 rero ni ikigenzi cyacyo cyo kunywa itabi. Buri sigareti umuntu anywa igabanya uburyo amaraso n'umwuka wa oxygen bigera ku bwonko bwacu. Ibi bishobora gutuma uturemangingo tw'ubwonko twangirika buhoro buhoro tutabizi. Niyo mpamvu kunywa itabi bifitanye isano n'ibyago byo kurwara indwara zifite aho zifatira ubwonko mu buryo bworoshye cyane. Reka nkwibwirire icya 6 ni ikijyanye no kurya nacyo, ariko ni ukurya nabi. Icyo dusanga ku mwanya wa 6, ubwonko bukenera intungamubiri, ntabwo ari umubiri gusa ubikenera. Iyo umuntu ahora arya ibiryo birimo isukari nyinshi, ibinure byinshi n'ibiribwa bitunganyijwe cyane, bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'ubwonko. Kurya imboga, imbuto, amafi n'ibindi n'imbuto z'ibiti bifasha ubwonko gukora neza, ariko kurya indyo mbi ntabwo ubwonko buresista neza. Hari ukuntu bajya babivuga mu mashuri bati nta mwana wakwiga ngo afate atafashe ifunguro rya saa sita ku manywa. Ibyo birashoboka, ariko nanone iryo funguro rimeze ute? Simvuga iryo ku ishuri, natangaga urugero rubihuza nibyo mbabwira uyu munsi, ritunganye neza. Icya 5 rero ni ukudakora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo yubaka imitsi gusa ifasha n'amaraso kugera ku bwonko. Abakora imyitozo kenshi bagira amahirwe menshi yo gukomeza kugira kwibuka no gutekereza neza uko imyaka igenda ishira. Si ngombwa ngo ujye muri gym, no mu rugo mu cyumba wabikora. Icya 4 ni uguhora kuri telefone. Tekereza umuntu ureba notification buri minota 2. Urugero naguha nkatwe aba content creator dukorera ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kanivugira hano kuri YouTube. Ubwonko bunyemerera guhora buhinduranya ibitekerezo, bukabimenyera. Iyo mpora mfata telefone buri kanya, nze mbashakira ikiganiro ndabaha. Ibi bishobora kugabanya ubushobozi bwo kwibanda ku kintu kimwe igihe kirekire.
Niyo mpamvu bamwe basanga gusoma paji imwe y'igitabo bibagora cyane. Niyo mpamvu dufata igihe gitoya cyo kuruhuka, tukaba wenda nka video imwe imwe, kugira ngo ubwonko bwacu bubashe kubaho ibintu bizima kandi butekereza neza. Ikintu cya gatatu ni ukwigunga. Ubwonko bukenera kuganira n'abandi. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu bagira imibanire myiza n'abandi bakomeza kugira ubuzima bwiza bw'ubwonko kurusha abigunga igihe kirekire. Icyo kintu ntabwo mwari mubizi ko kigunze kuba nacyo kibasira ubwonko. Ubwonko iyo bumenyereje ikintu kimwe, n'umubiri wawe uragenda ukabuka. Icya kabiri ni ukudakoresha ubwonko. Ubwonko bumeze nk'umutsi. Iyo budakoreshejwe, ubushobozi bwabwo buragenda bukagabanuka cyane. Gusoma ibitabo, kwiga ururimi rushya, gukemura ibibazo cyangwa gukina imikino ikoresha ibitekerezo bifasha kubukomeza ndetse no gukora neza. Ikindi cya mbere kirenze ni umuvuduko w'amaraso utavurwa. Iki ni kimwe mu bintu abantu benshi batitaho. Umuvuduko ukabije ushobora kwangiza imiyoboro y'amaraso ijyana oxygen ku bwonko. Ibi byongera ibyago byo kugira stroke ndetse n'ibibazo byo kwibuka. Niyo mpamvu abaganga bakangurira abantu guhora bapima umuvuduko w'amaraso no kuvuza igihe bibaye ngombwa buri munsi. Ariko nanone nakubwira ko utanywa amazi bihagije. Nubwo ku umuvuduko utavurwa aricyo cya mbere, ariko kutanywa amazi bihagije sinavuga ngo wenda ni icya zeru iraza imbere y'imbere, ahubwo ubwo nicyo kintu cya mbere gihambaye nubwo tukigize icya 11. Abantu benshi twirengagiza. Ubundi umubiri utanywa amazi ahagije uba umeze nk'inkono itekwamo itogeje. Iki kintu rero tujye tugikosora, tunywa amazi ahagije kugira ubuzima bwacu burindwe. Gusa ikintu cyiza ni uko byinshi muri ibi bintu bishobora kwirindwa. Gusangiza nyine cyangwa se gusinzira bihagije, ubwo ndavuga gusangiza ibitekerezo by'ubwonko igihe kirekire. Ubwo ndavuga ucecetse ni ukuryama, kurya indyo yuzuye, gukora imyitozo, kugabanya stress no gukomeza gukoresha ubwonko mu kwiga no gusoma bishobora gufasha ubwonko bwawe kumara imyaka myinshi bukora neza, ariko ukabikora unywa amazi. Ubwonko ni rwo rugingo rugena uwo turiwe. Kururinda uyu munsi ni ugusohora imari mu buzima bwawe bw'ejo hazaza. Niba hari ikintu muri bicumi musanzwe gukora, tubwire muri comment. Niba ukunda documentaire nk'izi zishingiye ku bushakashatsi n'ubumenyi, kanda subscribe kuri Sana World Official kugira ngo udacikanwa n'izindi nkuru zidasanzwe. Reka mbashimire gukurikirana iki kiganiro. Aha niho byose biba. Komeze mugire ibihe byiza. Njye nitwa Sana, iyi ni isi yanjye. Imana ibarinde.